cyane ibyana by'i Kigali wakira nanjye byaransajije ndagasa uzi ko haba abana baba bafite nyashi umwana yambara mini neza wamureba kumva ndagasa ahubwo nkawe umumotari ubyifatamo gute mana bivuga ngo urakora warangiza ukijyanira mu byana tu duhagarara hano nyine nkubwire ukuntu mapu zihagaze si ushaka icyana se nanjye ubu nicyo nari ngiye kureba iki bebi wakintu ubundi ngiye buri munsi bafite icyana kigomba kunyipevera buri munsi ntabwo njya ninzamo ngewe barabizi ubu ngiye kureba igipeti iraza kibagabaga ariko na hano muri karitsiye biba bihari ahubwo nyine wowe duhuje umugambi wakintu ahubwo nawe nzi ko ari abamotari bisonge nkawe ndagase nyine duse nk'abava kuri moto ubundi ngiye mbaze mushushanyirize ukuntu mapu zihagaze ubundi ngewe nta muntu njya ndangira icyana ngo akigaye abantu bose nagiye ndangira ibyana bagiye bavuga ati kabisa ni wowe wacu kabisa moto mva rero ngewe ibintu ngiye kukubwira nizere ko ufite ibiceri icyo cyana byibura makeya ashobora kuba inote y'ibihumbi 10 urayifite Kariverisi amaze iminsi 2 ni verisi amaze iminsi 2 ariko nawe wibuka ko ugiye kwinezeza ariko tugene nta kibazo ntabwo nayabura ibihumbi 10 utaza kunsebye kuko wayakwaka mbere n'imbere ayakwaka mbere yuko ukuramo ubanza kumwishyura 10 ryo ubanza ko ni inote ubundi ebyiri z'inyama nta bintu byo gutinzamo cyakora ugarutse nibwo yazaguca nka 7 tugenda ukindangira guri kuninza okay nta kibazo none tugiye kumanuka nitugeramo hariya twongeye dukata muri kara kayira kari hariya nyine ukuntu imbere ni wabatuye bagiye naho hani ibintu byose wanabyorora ariko ukabona ubwoba ibicucu bya motari biraguye buriya baragishutse ngo umukobwa ngo nkwe genda ho bagira nanjye iyo moto kanze nkwerekesha uzayikura aho ngaho mbajije kano kamoto ni nagashyashya ya papa yo abamotari n'abakobwa barahobagiye kanze nkwerekesha uzayikura aho ngaha umbajije urumva noneho kugira ubone ko n'ibintu biri seriye wakaswe wenda gutwaye urumva zingika neza wakirahureho kanyenyeri 182 akanyenyeri singize ivere aha ibihumbi 20 bifite ubwo rero nanjye uraza komamo gitanga ubwo nawe ndagutamo nitsanga iki cyane ugiye kunamo kimeze fresh umva ni hazima nje nabigusezeranyije ni hazima umva promoke turebe so warumbiye ngo nani nyine turagiye tukatumuki bagene nako turagera nyine ukuntu bimeze kira gikobwa mani nako cyo gishaka umuntu giteza abantu urumva nyine urabisanga nyine niba ugiye kwinjirayo wanzire ko nta muntu uri kukubona none nukuvuga ngo ugiye kugenda ukatemo hari ariko uransigira phone yawe nanjye nyine tsigaye nirebera agafilme kugira ngo naza kurambirwa phone yanjye nago wayi ubwo se ugiye akayikujya wakintu abakobwa b'indayo bazi kubona kuri nini ngende niga mani nurebe ngo ndi umugenzi bakora ko nari nkuteze twasanze duhuje ikibazo twese twikundira ibyana ndakatamo gutya ugiye kugenda ukatemo kuri ugira hano hari igiti wongera ukatemo gutya urabona akanuka karyango gafunze nka guye ukirengagiza ukatemo noneho wongera ukate urahita ubona portail ihari ukomanga we nazi ko nari kumwishyura kuri phone ahubwo we genda ubundebera ya moto nta kibazo wakina nese nimero yanjye kamubwire nimero yanjye si wayifata mu mutwe se hanyuma nugerayo kandi amafaranga ari kuri phone ariko wambwira nkamwoherereza ahubwo ngusigira iki kindira apo nje nimero ze ndazizi sigira phone yawe ubu uri kuri moto mbe ndi kuri nta kibazo ko nta kintu yatuma nyine we ubu nandebe atamenya kuri n'umumotari yijire se yo kwijyanye nayo yizanye atamenya ko ni umumotari akira sawa n'utinde utaburi w'abantu bakora iminota myinshi nizere ko utajya urenza iminota 8 vuba sawa utaza kuninza ahangaha muzi ko twaje kubaramaza i Kigali ko ntacyo turayibonye ijire turayibonye shaka ni nakajire ni size yanjye ndagasa yewana genda shaho bagirire mu bikobwa ubwo nawe uraza kuza turayihasanga asuba ko amatibe twumvikanye ko yiba kasike kigaragara cyo moto yadukoraho ahubwo kino giti dushobora kuza ino ko nacyo dushobora kuzayiha umuntu akayikigurisha
hanyuma akagica amafaranga, ubwo natwe kasike ni 1,100. Reka we moto ye tuyihorere nari. aha ntago haba ariho kiriya kintu cyambeshye, yambyenga ahantu hateye igiti, nta n'igiti nigeze mbona, ahantu makomanza ari kwa minisitiri bakandasara, nta muntu yambeshye. Ahubwo reka njye kureba kuri moto yanjye cyaba cyanetse umutwe agishaka kuyiba, kansubire kuri moto, njye kureba moto yanjye, abona ari imitwe cyanetse. Cya kintu cyambeshye, Yesu wenda byira boss nguki babo, ubu ndavuga ko nagiye kugura indangamirwa, ubu nyishyize kuko badi ko hano hose nayirimo, ko nari nyifite se nijyane mageragere mbe ndetse mu ndabyira ngo iki boss bahu aha hose ko nayirimo, ubu se mfate nanzabera ifoto nge mageragere, we hano hose ko nazirimo, ndijyana ntago ari ngombwa ngo aze kumiga moto ya boss we, nari narabivuze ngo indazi zankora wowe ndagira ni Yesu we Yesu. Mu moto y'abandi ko kigiye baba we, ntabwo nabyemera we. Basi ndamuvuga ngo iki, Yesu we, ndasobanura ngo iki we. Aranyica we, aranyica we, aranyica. Ino moto si ubuyo wabona ari niyanjye, kandi ese ko njye nasizeho kasike hano zikaba naziriho, baba we. Ko plaque ndayizi, iyi plaque niyo yanjye, kandi ndebere kuri karito jaune, ubanza ndi kwibeshya, kandi ndebere kuri karito jaune, ariko iyi plaque niyo yanjye, iyi niyo yanjye pe, kandi ndebere kuri karito jaune we, nze ndebe ko bihura, se yaba atari yo nyirayo akajya wongeye kuyiba akamfungisha, niyo. Imana ishimwe we, Imana ishimwe, iyi niyo pe, ahubwo bayimuye. Natangiye kwiheba we, ni wowe nunze muri no Kigali we. Iyi boss nari mubwire ngo iki, baba we, natangiye kwiheba we. Imana ishimwe ubwo nyibonye we, ntabwo nzongera kuyihaguruka hejuru, hehe no kongera kuyiva hejuru. Imana ishimwe, ahubwo ubanza izajyana nayiraraho, ntangiye kuzireka njya gusenga buri munsi, njye nsenga Imana nure nanga amashimwe, ibintu byose ngiye kubireka. Aragiye kunkatira imyaka nanjye ubwanjye nazamara muri gereza ngo nyibangize, nari bupfiremo.